televiziyo twagezeho, Imana nijya kuntabara ngewe ntizaca ku muharuro w'iwanyu kugira ngo ibone ize kuntabara. Ndamushuje cyane, ari i Gisenyi Rubavu, ndamukunda, ni sister wanjye. Shalom, shalom, shalom. Ni kuri Nyirabisage TV. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yagendanye natwe iyi minsi yose itambutse. Uyu munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2026. Turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yaturinze, inshuti zanjye, abavandimwe, ababyeyi, abakuru ndetse n'abatoya, mbahorane namwe mumporane. Shalom. Rero tugiye kuganira umwanya mutoya utari munini, tugiye kuganira. Njye mbabwira ngo ntabwo ari byiza ko mvuga njyenyine, kandi ndashimira abantu banjye mukora subscribe, mwakoze subscribe, mwakoze comment, mukora like, mukora share, n'ibindi byose, bya bindi byose mujya mubikora kandi mukabikora neza. Respect rwose, ndabashimiye bantu banjye, abakuru, abatoya, ndabashize. Nukuri kuri kamera, kuri Nyirabisage TV, Bea rwose ndagushuje. Mana yanjye, ni sister wanjye, ni mutoya, tuyi Rubavu, ndamushuje cyane. Ahari mu kazi, Imana ikomeze imwiteho. Hari ikiganiro mperutse gukora cyo gushimira inshuti n'abavandimwe, cyo gushimira abantu twagendanye muri 2025, ndetse twaranakomezanyije. Rero n'abandi mushaka kuza kwiyunga kuri twebwe, muza kutwiyungaho kugira ngo namwe tuzagere igihe cyo kubashimira. Welcome, welcome, welcome bavandimwe banjye, muzaze rwose dufatikanye. Nta kigoye kirimo, ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, ibiganiro byacu ukajya ubisharinga. Nta kindi ni iki. Rero uyu mwanya ndasuhuza rero abo bantu bose, abo nashuje ubwashize, abo twaramukanye hano, kameramani wanjye uri inyuma ya kamera rwose, respect kameramani, wowe rwose wakoze akazi katoroshye. Hari umuntu wanyandikiye muri comment arambwira ngo sinkajya nkoma amashyi. Hari igihe rero umuntu yamenyereye kuvuga akoresha geste, agakoresha amashyi, nabyo birashoboka nshuti yanjye, niwe bizajya bikubangamira. Kandi ujye ugerageza kumva cyane ibyo twavuze, n'amashyi nawe aho uruzi uyakoma. Kuyakoma ni uguhimbaza Imana. Daniyeli we ngo yahimbaje Imana ari no ku mutsima n'ibishimbo, arimo kurya gusa, nabwo ahimbaza Imana. Sinkanswe twebwe turimo gukoma amashyi twigira ngo Imana yarakoze. Nawe wabinyandikiye rwose, Imana iguhereza umugisha, ndagukunda nawe urabizi. Rero uyu munsi wa none harimo ababyeyi bajya bankurikirana. Hari abantu bambwiye ngo nzakore part 2, hari abantu bajya bansaba part 2 y'ibiganiro nagiye nkora. Ndabapromisize rwose ko ibyo biganiro nzagenda mbikoraho, nagiye mbisiga mu nzira, ariko nzagenda mbyuzuza neza kugira ngo mbashe kubikora bitunganye neza, bibazanire ari bizima. Yemwe mwababyeyi mwe munkurikirana, ndabashimiye cyane. Ababyeyi banjye bansapotinga, ababyeyi banjye b'amaraso baransapotinga, inshuti zanjye, abavandimwe banjye baransapotinga. Hari igikorwa umuntu ashobora gukora ukagikora uri wenyine, ukagikora nta muntu n'umwe wagushigikiye, ariko iyo ukoze igikorwa ukabona abagushigikira, ukabona abagufata, bagagufata mu bitugu, bakagushira ingabo mu bitugu, wumva ubaye successful mu byo ukora byose. Ndashimira kandi hari abantu tujya dukorana ikiganiro, hari abantu bakunze umubyeyi tujya dukorana ikiganiro. Ni ukuri mw'abantu mwe munyandikira, mujya mwandika kuri WhatsApp, reka nzajya mbiho, mujya mwandika kuri WhatsApp, ariko mujya mwandika no kuri YouTube muri comment, mwandika ibyo mukeneye, tuzajya tubibakorera neza neza cyane. Rero kuri Nyirabisage TV nta kindi kintu cyatuzanye kuri uyu murongo, ni ukugira ngo twishimane n'abishimye, niko biri ijambo ry'Imana rivuga, kandi tunababarane n'abababaye. Uyu munsi wa none rero hari abantu bankurikirana hano kuri Nyirabisage TV, bababaye, bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye bibaremerereye mu mitima yabo. Bavandimwe banjye, ndababwiye ngo siko bizahora ku bategereje umwami. Imana yacu izaza yo guceceka ku buzima bwacu. Wowe gusa ukomere, wihagararire, ukomere, ushikame. Nibiza uko byaza bimeze kose, ukajya utinya, kuko dufite umugabo utureberera ku manywa na nijoro. Rero nari ndimo kuvuga abantu bababaye. N'uyu munsi wa none kandi harimo abantu bankurikirana bafite umunezero uhambaye, bameze nkanjye. Nanjye uyu munsi wa none mbyukiye mu munezero, mfite ishimwe rikomeye.
umuntu ashobora kwibaza ngo Nyirabisage anejejwe n'iki? Impamvu nezerewe ni uko muri ubu buzima nabyutse nkisanga ndi muzima, nawe wabyutse wisanga uri muzima, nawe uneze amatwi wabyutse usanga uri muzima. Rero uyu munsi wa none ni ibyishimo, ni iby'agaciro kuko tugomba gushimira Imana. Dawidi yaravuze ngo mu byago no mu makuba tugomba kuzajya twishimira. Twapfushije turayishima, twarwaje turayishima, aho muri situation iyo ari yo yose Imana iba iri kumwe natwe, ntijya idusiga, ntijya idutererana, ihora iduhetse ku mugongo wayo uko bwije n'uko bukeye. Rero nshuti zanjye, ntabwo n'umunsi wa rimwe nzakora ikinyuranyije n'icyo twiyemeje. Hano kuri Nyirabisage TV haca ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ibiganiro byubaka, ntabwo tugira ibiganiro bisenya, tugira ibiganiro byubaka inshuti n'abavandimwe, tukababwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe musange Kristo arabaruhura. Ushobora kuba aribwo bwa mbere ubonye YouTube channel, ushobora kuba aribwo bwa mbere ufunguye kuri iyi chaîne, ubonye aribwo bwa mbere wakora subscribe nabigusabye, ariko kandi nanone ukizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nibwo bwonyine ushobora gukira indwara iyo ari yo yose, yaba indwara y'ibyaha, yaba indwara isanzwe y'umubiri. Numwizera Kristo araza kukubera igisubizo, araza kukubera umuganga mukuru, araza kukubera ingabo igukingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe gusa hagarara umwizere, Kristo arahari kugira ngo atugirire neza. Hari abantu nanone kandi ubwo nagiye mvuga, hari abantu nanone badukurikirana kuri YouTube channel batari bamwizera uyu mwami, cyangwa se batari bumva ayo makuru neza kuko Yesu agira neza, batari bumva amakuru kuko Yesu ashobora kuruhura abantu barushe, ashobora kuruhura abarushe n'abaremerewe. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana muri Matayo hajya havuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe uruhura imitima yacu, Yesu niwe uruhura ibyo dutekereza, inzitizi dufite, abantu bari mu madivorce, abantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe ujya uruhura imitwaro n'ibigeragezo byose tuba tugenda tunyuramo, challenges zose tunyuramo za buri munsi. Kristo arahari kugira ngo abihandoringe, maze twebwe twihagararire gusa tunyurwe. Icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa ni ukumwizera, tukamwiringira, ubundi tukagendana nawe. Uyu munsi wa none muri kubibona ko nta mutumirwa nazanye, naje ndi njyenyine. Ntabwo nzanga ko tuganira njye nawe, tuganira ibyubaka, inshuti z'umusaraba. Kristo arakeneye kugira ngo abone twongera kubwirana amagambo meza y'ihumure. Kristo aradukeneye kugira ngo yongere kumva dukora ibikorwa byiza bizima, tudafite amagambo asharira, tudafite amagambo arenganya abandi, tudakora ibikorwa bibi. Inshuti zanjye rero, abantu bifuza kuko tuganira, ntabwo muhejwe, kuko mfata nimero yanjye nkayishyira muri description, nkayisigamo kugira ngo hari abantu bajya banyandikira. Nawe rero wifuje ko tuganira, nawe wifuje kuko hari ikindi gikorwa cyiza watugezaho kugira ngo natwe tucyamamaze, cyangwa se tuvuge ubutumwa bwiza dufatanye njye nawe, iyo nimero yanjye irahari muri description, aho muzajya mumpamagara mukanyandikira, nzajya mbasubiza. Rero ntimugire ikibazo, kandi uyu murimo turawukomeje cyane, biduteze kuzacika intege. Ndabizi neza kuko hari byinshi bigiye biduca intege hirya no hino, hari amagambo menshi y'abantu bagenda baduca intege. Hari abantu bakubwira ngo ese kuri iki ngiki urabona uzagera kuki? Umuntu ni iki kugira ngo Imana imwibuke? Umuntu ni iki kugira ngo Imana imwibuke? Imana ijya kurema umuntu iyo yari imufiteho akandi gaciro karemereye, yari ifite ibyo izamugenera biremereye kurenza wowe ibyo utekereza uyu munsi. Wowe ushobora kuba uri kureba uyu muntu uyu munsi wa none muri pereza y'uyu munsi, ariko muri future utazi icyo azaba. Rero wa muntu we, reka gusuzugura umuntu uwo ari we wese, ikiremwa Imana yaremye uko yaba ari kose. Rero twebwe hano kuri Nyirabisage TV niyo mpamvu turi hano kugira ngo tujye tuganira namwe, tujye twungurana inama. Nari nibagiwe, ndashimira inshuti zanjye, abantu bajya bampamagara, abantu bajya bakora comment nziza, abantu bajya banyandikira muri message bakambwira ngo do this and this and this, bakambwira ngo ntuzakore kino, ariko ujye ukora kino kugira ngo bigende neza. Rero hari abantu bifuza ko tuzaganira, ni ukuri ntimuhejwe, nongeye kandi kubisubiramo, ntimuhejwe, ntimuzajye mugira ikibazo.
tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Inshuti zanjye, abavandimwe banjye, hari abantu cyane bajya bakunda kunsetsa nubwo hari ibintu abantu bakora. Nari mvuze ngo ntukajye usuzugura umuntu uwo ari we wese, kuko utazi ngo umuntu ni iki, umuntu azakura biki, cyangwa umuntu azakura ave mu nde. Ntukajye usuzugura umuntu wese, kuko Imana icyo yamuvuzeho no gusohora kijya gisohora bidaciye. Hari umuntu wigeze kuvuga, aravuga ngo ntimukajye musuzugura umuntu, kuko ntabwo uzizi inzira z'Imana ubundi zirenga igihumbi. Hari abantu bajya bakunda kuvuga bakavuga ngo inzira iyo abantu buzuye umwuka wera bajya bavuga ngo inzira z'Imana ngo zimeze nk'inkingi ya supanete. Mwari mwabona supanete? Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo mujye mwirinda kubureminga umuntu uwo ari we wese. Hari umundi muntu yaravuze ngo ni nako bivuga, wowe iyo Imana ishaka kugutabara ntabwo ijya igisha impaka, nta n'umuntu bajya bajya inama. Ntabwo Imana ijya ibaza ngo njye ndi kumwe na kameramani wanjye Mugisha. Ntabwo Imana yaza gutabara Jane ngo ibaze Mugisha ngo Mugisha ngo ko ukorana na Jane ngo ko bigenda gutya ngo mutabare nciye muri iyi nzira. No, ntabwo Imana ibaza Mugisha. Imana nijya kuntabara njyewe, nari nsubiye inyuma gato ndi kuvuga ngo igiye kuntabara ikabaza umuntu uwo ari we wese, ikamubaza ngo ntabare Jane, ahari we wangirira ishyari ukavuga ngo no wimutabara gutya, wigira gutya, wibigenza gutya, ugakora details. Oya, ariko Imana nijya kuntabara, Imana nijya kuntabara njyewe ntizaca ku muharuro w'iwanyu kugira ngo ibone ize kuntabara, kuko ihaciye wowe ushobora gupfuka inzira bishoboka. Ariko Imana nijya kuntabara izabikora mu bumana bwayo, ibikore mu shusho y'ubumana kugira ngo intabare. Nawe aho Imana yagutabaye itagishije umuntu uwo ari we wese inama. Reka nkubwire ikintu nshuti yanjye, Imana mwari muzi kuko ijya iba ufite umwana mu nda, cyane ko ababyeyi babyaye abamama, iyo umuntu atwite nk'inshuro ya mbere uribaza ngo ni iki kirimo, mfite iki mu nda, ese bizagenda gute, ese uyu mwana nzamubona nte, ese ko muganga ari kumunyereka muri ecography nzamubonesha ayahe maso. Ukumva nyine ni ibintu bitangaje. Ariko uko inzira z'Imana zirenga ibihumbi kugira ngo idutabare, niko n'Imana ubwayo iyo ishaka kungirira neza irabyitondesha. Hari umuririmbyi wo muri ADEPR yaravuze ngo biri ku mashyiga ngo birimo gutogota. Niko umuririmbyi yaririmbye. Ibyawe uko byananirana kose, humura inshuti yanjye, biri ku mashiga birimo gutogota. Kristo azaza abikuzaniye bifite karite, bisa neza, bitajagaraye, bitambaye musazi, byambaye neza ibyo bisubizo byawe kugira ngo ubibone neza. Turabizi neza kuko dufite ingero zifatika z'ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Hari umuntu twahoze tuganira, ni sister wanjye yitwa Bea, ndamushuje cyane, ari Gisenyi Rubavu, ndamukunda, ni sister wanjye turavukana. Bea, shalom shalom shalom. Ni kuri Nyirabisage TV, twari tukuramukije. Turagukunda urabizi, uzaza no kuduha ikiganiro. Kubera ko hari ukuntu twaganiriye tuvuga ineza y'Imana. Uzi ko umuntu ashobora kukugirira nabi aciye mu nzira, umuntu agaca mu nzira kugira ngo umererwe nabi umuntu, ariko Imana iyo yajya kugutabara bya bindi byose, ya migambi mibi yose bigakorwa n'isoni, ahubwo umuntu akajya kubona ugenda neza wemye uhagaze. Nshuti zanjye, abantu munkurikirana muri hano tujyana buri munsi ku wundi, ni ukuri ndababwiye ngo ibi byasamye byose ntabwo ariko byatumira. Ni byiza kuko hano kuri iyi chano yacu tuzajya tuvuga ibintu bihumuriza abantu, tukababwira imbaraga z'Imana. Ntabwo twaje gukompeta, ntabwo twaje muri competition ngo tuvuge ngo runaka ngo meze gutya ngo bimeze gutya. Pore gahoro gahoro kugira ngo tuvuge ubu butumwa. Murabizi koko kera abantu bajyaga bavuga ubutumwa mu nsengero, bakavuga ubutumwa ku maradiyo, none byaraje. Hari umuntu ejo bundi wavuze, naravuze ngo no ku mateleviziyo twagezeho for sure. Turi kuri televiziyo, kuri Nyirabisage TV twarahageze, turi kuvuga ubutumwa bwiza. Mudushyigikire ntimukajye mukomeza kuvuga gutyo gusa. Tuvuge ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi. Iyi Zaburi ni Zaburi ya Dawidi, ni igice cya kabiri cya Zaburi, ni yahimbwe n'umugaragu w'Imana Dawidi.
ari nayo ijambo ry'uyu munsi ngiye kubabwira inshuti zanjye. Zaburi y'125 ku murongo waho wa mbere, reka mbasomere hato mutazajya mubona mvuga ijambo ry'Imana mukagira ngo ntabwo twarisomye. Zaburi y'125 ku murongo waho wa mbere haravuga ngo indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kabiri, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Abantu turi kumwe kuri Nyirabisage TV, iri ni ryo jambo Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa rwose, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Abiringiye Uwiteka, njyewe nawe twiringiye Uwiteka, nubwo byaza bindi byose nababwiraga, ya miyaga, za mvururu zigenda ziza, za ntambara zikomeye, ya magambo aremereye, kwa gucishwa bugufi kose kuri imbere yawe, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ku gice cya kabiri hakavuga ngo kuko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amena. Uyu ni Dawidi, nk'ari isengesho yari afite, cyangwa se niyo ndirimbo yari afite Dawidi. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo Mana yanjye ko nezerewe, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Muri iryo jambo ry'Imana harimo n'indirimbo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko Uwiteka agose i Yerusalemu, kuko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Humura wowe uri mu kibazo, humura wowe uri mu kigeragezo, Uwiteka arakugose. Uracyari muri rwa ruzitiro rw'uko Uwiteka akugose. Nzajya niringira Uwiteka Imana Data, nzajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mu muryango wa Dawidi, jambo wahozeho kandi uzahoraho. Nzajya niringira Uwiteka Imana Data, nzajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mu muryango wa Dawidi, jambo wahozeho kandi uzahoraho. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, kuko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be. Bamwe biringira bakomeye mu butegetsi, abandi biringira imiryango n'amafaranga, abandi biringira amagare n'amafarashi, ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data.
ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data. Bamwe biringira abakomeye mu butegetsi, abandi biringira imiryango n'amafaranga, abandi biringira amagare n'amafarashi, ariko twe tuzingira Uwiteka Imana Data. Ariko twe tuziringira Uwiteka Imana Data. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, kuko imisozi igose Yerusalemu ko ni k'Uwiteka gusa abantu be. Ewe shetani nipishe nipite, umasi Mungu nipishe nipite, uliodanganya Adamu na Eva, sogea nipite, dunia nzima imeharibika kwa ujanja wako. Ewe shetani Mungu nipishe nipite, uliodanganya Adamu na Eva, sogea nipite, dunia nzima imeharibika kwa ujanja wako. Ewe shetani